Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse mu kiganiro uyu munsi tukaba turi ku munsi w'umuganura, aho abanyarwanda bose bijije uyu munsi. Se wowe wawizihirije he? Ese umuganura ubundi ufata nk'umunsi umeze gute? Uyu munsi rero dufite umutumirwa, reka tumuhe umwanya abasuhuze. Mwiriwe neza. Ego umutumirwa yabashuhuje ariko ntabwo atwibwiye, wakwibwira abakunzi ba Digital Encyclopedic Tech? Mwitwa bande? Nitwa Josiane. Josiane, umuganura uyu munsi waba wakugezeho? Ese waganuye? Ese uyu munsi wowe uwufata nk'iki? Ngufata ko ari umuco nyarwanda, umuganura wangezeho, cyane cyane ko iwacu ku kazi twawutangiye kandi n'ubundi turacyakomeje. Urabona mu Rwanda tugira iminsi mikuru myinshi, harimo Noheri itwibutsa ivuka rya Yesu. Umuganura wo ukatwibutsa umuco nyarwanda cyangwa se umuco wacu. Umuco nyarwanda. Mu mico nyarwanda habamo imico myinshi, habamo umuco wo kugira gute, wenda tuvuge nk'abanyarwanda bajyaga bahura kera bakahurira mu mico itandukanye, harimo yo kubandwa, guterekera, iyo iri mu mico ndetse n'imihango yarangaga abanyarwanda. Ese umuhango cyangwa se ucyo wise umuco wo kuganura ni umuco wa gipagani? Ese n'abakristo uwo munsi urabareba? Kuganura ni iki? Umuganura utekereza ko ari umunsi bwoko ki? Ni umuco w'abantu bose, ni umuco gakondo, ni umuco w'abakristo, abantu bose uratureba kuko ni umuco nyine gakondo udutoza uburere. Yego, nibyo. Kera iyo abanyarwanda bahingaga imyaka babaga bizeye yuko imvura bayihawe na Rugira Imana, imyaka yakwera bakirinda kurya kuri iyo myaka batarabanza gushima Imana yabahaye imvura ikatuma baneza. Bagafata rero imyaka runaka ku myaka bejeje bakajya ibwami, bamara kugera ibwami bagateka, ariko ntihagire umuntu ufungura umwami atarafungura umuganura. Umwami niwe wafunguraga umuganura. None rero uyu munsi iyo turebye i Kigali turiho mu buzima butandukanye n'ubw'icyo gihe, ntabwo duhinga nubwo dutunzwe n'ibyo abandi bahinze, ariko se koko natwe twizihiza umuganura cyangwa se umuganura n'uw'abanyarwanda batuye hirya ngiyo mu cyaro? Natwe turawizihiza cyane cyane ko no muri Kigali hari ibice na bimwe bihinga. Twese tugomba kwizihiza, cyane cyane tukanagura no ku byo bahinze abandi. Twese nyine biratureba. Okay. Wowe iyo tugeze ku muganura tukawinjiramo, iyo tuwusohotsemo umuganura usigara ukwibutsa iki? Ni iki ugusigira? Ugusigira ikihe cyigisho, iyihe nyigisho? Udusigira ni umuco gakondo ubundi udutoza uburere, intango y'ubwiyunge n'amahoro. Yego. Okay. Nibyo rwose, ni umuco mwiza uduhuriza hamwe. Ku bw'ibyo hakabonekamo icyo bita urukundo, hakabonekamo ubumwe nk'uko Josiane abisobanuye. Nibyo, ariko ikindi kintu cy'ingenzi dukwiriye gukura ku muganura ni uko umuntu adashobora kuganura atakoze, sibyo? Kuko niba umuganura tuganura ku byo twejeje, bivuze yuko tweza ari uko twagize gute, ari uko twakoze. Bivuge ko rero umuganura ikintu cya mbere ukwiriye kutusigira
ni ingamba yo gukora cyane mu mwaka wundi tuba dutangiye, sibyo? Yego, ngaho rero gira abantu nka batatu wifuriza umuganura mwiza, ariko nizere yuko abo bantu uza no kubaganuza ukabaha umuganura. Yego, abantu nka batatu. ndifuriza umuganura mwiza mabuja wanjye Yego. Marine, Wow, Ingabire Marine niwe muntu wa mbere nifuriza umuganura. Ndifuriza umuganura mwiza mama Darsha, ni inshuti yanjye, ni umubyeyi nkunda cyane. Ndifuriza umuganura mwiza mama Caleb, atuye hano Nyagatovu, ndamukunda. Yego. N'inshuti zanjye nyinshi cyane, Madoda mwifuriza umuganura mwiza. Yego, Delphine, Marayika, Placide, uwo nguwo ndamwifuriza umuganura mwiza. Nyine abantu benshi inshuti zanjye, abaririmbyi turirimbana, Umusamaritani w'impuhwe, abo bose ndabifuriza umuganura mwiza. Ese burya uraririmba? Ndetse n'abakiriya bacu Yego. batugana buri munsi, ndabifuriza umuganura mwiza. Okay, arakoze cyane. Ahereye kuri Ingabire Marine, mbibutsa ko Marine ni supermarket nziza, ntukahanyure, iri ku muhanda ujya Zindiro. Yego. Yego. Bafite ibintu byiza cyane, iyo winjiyemo usohoka nta kintu na kimwe ubuze. Rero arakoze cyane kuba yifurije umuganura mwiza, nizere yuko bamukurikiye, ariko atubwiye yuko ari n'umuririmbyi. Ese ubu ku munsi w'umuganura wajyaga ugirwa, habagamo n'igice cyo kuririmba, cyo gutarama, abantu bakishima. Rero ntabwo Josiane twasoza iki kiganiro ataturirimbiye. Nifuza yuko abo bantu wifurije umuganura mwiza wanabaririmbira, ukagira akaririmbo batura. Yego. Wenda ntabwo ndi buririmbe iyo mu kiliziya, Yego. cyangwa se ndarimba ijyanye Ikujeho n'umuganura. indirimbo wumva rwose iri kuza bugufi bwawe. Uyu muco gakondo unoza uburere, intango y'ubwiyunge n'amahoro, tuzayikurikiza tuzamagana amatiku, twitera ubumwe, kandi u Rwanda rw'ejo tuzarwubake, tuzarukomeza. Tuzamagana amatiku, tuzarwubake, tuzarukomeza, dushaka ubumenyi bwose, tuzarwubake, tuzarukomeza. Akoze cyane. Indirimbo nziza rwose igendanye n'uyu munsi wacu, umunsi w'umuganura. Reka rero twifuriza abanyarwanda bose kugira umunsi w'umuganura mwiza, kandi uyu munsi udutere imbaraga zo kugira ngo umusaruro twabonye cyangwa twagezeho muri uyu mwaka, umwaka utaha uzarusheho kuba mwinshi. Mbese hari ikindi ijambo rya nyuma watubwira kugira ngo dusoze iki kiganiro, ubundi tujye gukomeza kwishimana n'abandi banyarwanda kuri uyu munsi w'umuganura? Umuganura ni mwiza, utuma nyine dukomeza gukurikiza umuco nyarwanda kugira ngo tutazanibagirwa. Yego. Yego, twese tugomba gusangira kandi n'ubundi turakomeje. Ni iki wabwira abantu bo mu mujyi bumva yuko umunsi w'umuganura ngo ari uw'abanyacyaro? Ureba abantu bo mu cyaro ngo batetse ngo ibishyimbo n'isogi, ngo bagashyiraho imyumbati n'amadegede, bakanywa amarwa, ngo abo bantu nibo umuganura ureba. Ese abo banyakigali ni ubuhe butumwa wabagezaho? Twese uratureba cyane, nko mu ngo zacu, ku kazi aho dukorera. Ndabyibuka ngenda ndatekereza ko uyu munsi mabuja wacu na boss bari butuganuze, kuko buri gihe bakunda kudukorera ibintu nk'ibyo, bari butugaburire ku byo ababyeyi bacu bahinze, inshuti zacu zahinze, ndetse mbese twese twiyumve ko nyine umuganura twese tureba, ntabwo ari ngombwa ko tutabyizihiza. Uyu munsi nyine tugomba kuganura byose. Urakoze cyane Josiane, nizere yuko uwo muntu uri bubaganuze utari bunyibagirwe. Inshuti rero za Digital Encyclopedic Tech, twagira ngo namwe tubifurize umuganura mwiza, kandi mukomeze munezerwe, kandi mugira ingamba yo gukomeza umurimo, kuko umurimo niyo nkingi y'umuganura. Murakoze, bye bye, nawe utaha.